tugeze ku gice cya kabiri ari nacyo gisoza iyi nkuru. Icya mbere kiri muri comment ya mbere ushobora kucyumva. Nete yagiye atora agatege kurushaho. Kemera amubajije ati none se umeze neza ku buryo twaganira? Nawe ati nta kibazo twaganira. Kema ati watekereje iki cyatumye ihungabana? Nawe ati kukikubwira ntacyo bitwaye, ariko nanone ndumva itaha umwanya mwiza. Kema ati nyihanganire kuba nari mbikubajije, kandi ko abaganga basabye ko wirinda gutekereza cyane. Nta kibazo uzambwira. Mu yindi minsi mama wa Nete n'uwa Kiyame bakomezaga kuza ku bitaro, bakamara umwanya utari muto baganiriza Nete na Kiyame, bamubaza niba hari akari kujyamo igihe cyagera bagataha. Na se wa Kiyame ntiyahwemaga kuhagera, uretse ko atageraga buri munsi. Tamu nawe yarakomeje kuhaza, kandi yarahageraga ntavugishe Kiyame menshi, akareba Nete akamusuhuza akamubaza uko ameze agahita agenda. Ku munsi wa 8 Nete yendaga gusezererwa. Buri uko Tamu yazaga yabaga ashaka kumuganiriza, ariko Nete akamwereka ko akirembye adashaka ko baganira. Kuri iyo nshuro yamusanze hanze ari gutemberana na Kiyame bisa nkaho yakize. Bari bavanye kuvoma amazi kuri robine, kandi ubusanzwe Kiyame yarijyanaga wenyine akayazana mu cyumba. Nete akibona Tamu yahise agenda aramwegera. Tamu ati none ushaka ko tuganira birambuye? Nete ati tujyaho ndwariye ku gitanda nkubwire, nta n'abarwayi bandi barimo, icyumba banyimuriyemo kiratuje. Tamu ati ariko nshaka ko Kiyame bari hanze mu gihe turaba tuganira. Ibyo nshaka ko tuganira nta wundi nkeneye ko aza kuba hari. Nawe ati reka mubwire abagumye hanze. Yarabimubwiye. Kiyame ati wowe ntukagireho ikibazo, genda muganire, cyane ko nanjye nanakwibwiriza nkabaha umwanya nubwo mwamutabinsabye. Bageze ku gitanda, Nete akimara kwicara, Tamu itapfukama hasi aramubwira ati Nete babarira. Nete ati sinshaka kukubona upfukamye hasi, ahubwo bari wumbabarira wicare ku gitanda tuvugane wicaye. Tamu yaricaye aramubaza ati uracyankunda? Nete yamurebye mu maso aramubaza ati tumbajije ngo iki? Nawe turacyankunda? Yikije umutima aramubwira ati Tamu, gukunda si ikintu gihita gishira nk'uko bazimya itara. Urukundo si buji uhuhaho rimwe ikazima nk'itigeze yaka. Urukundo ntabwo ari nk'umuriro w'amashara basutsemo amazi menshi, kandi urukundo si ukwandika ku kibaho ukoresheje ingwa ugahita usiba ukoresheje agatambaro gatose. Hari ibintu byinshi twanyuzemo, hari amagambo twabwiranye, hari ibihe byiza n'ibibi twagiranye. Ibyo byose ntibishobora kuzimira mu kanya gato. Hari byinshi bikiri mu mutima wanjye, ariko nanone urukundo si amagambo gusa. Sindagukunda umuntu avuga ngo ubundi byose bibe birikoze. Uko mbona nyiri hano nyiri kubabara, ntugire ngo mbabara ku mubiri gusa, no mu mutima harimo ibikomere byinshi, kandi kubera wowe niyo mpamvu ituma ntabasha kwiyumva neza vuba ngo babe bansezerera. Hari igihe numvaga ko nkunda, ariko hari n'igihe numvaga ndi njyenyine nubwo twabaga turi kumwe mu rukundo. Hari igihe numvaga ndi mu rukundo, ariko hari n'igihe numvaga ndi mu rubanza, aho nabaga ngomba kwisobanura buri kanya. Ntabwo nyiri wa Nete wa kera wari witeguye kwirengagiza ibyo yumvaga byose, birimo n'ibyamubabazaga cyane, ngo akomeze kugumana n'uwo bakunda nuko byagenda kose. Ubu ndashaka kugira amahoro mbere yo gutekereza ku rukundo. Ndashaka kubanza gusobanukirwa ibiri mu mutima wanjye no mu bitekerezo byanjye, ngatekereza neza no kubyo nanyuzemo byose mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose. Niba unkunda koko nk'uko bivuga uzabyumva. Sinifuza kugusubiza aka kanya, ahubwo nkeneye igisubizo cyo kwisubiza njye ubwanjye. Nibaza ni Nete uracyakunda Tamu? Ese nyuma yo kuba ukimukunda niki cyakurikiraho? Kuko ubu uri kubimbaza kuko nakubwiye bya Kiyame washatse kunyambika impeta. Nagutekerezaho nkagwa hasi, ubu ukaba uri kwibaza ngo nzahitamo nde? Uri kumbaza niba nkigukunda ngo wumve ko nzanakomezanya nawe gahunda zo kubana, ariko si igihe cyo guhitamo twakomezanya, ni igihe cyo kumenya niba umutima wanjye ugishoboye kongera kwizera umusore. Tamu yikije umutima cyane, yegama gato ku gitanda cya Nete, ijwi rye riri hasi ariko ririmo noneho guca bugufi, bisa nk'ari kuvuga ukuri atari yarigeze yemera mbere. Aravuga ati Nete ndagusabye uzambabarire. Nzi neza ko amagambo yonyine adahagije, ariko ndashaka kukubwira ukuri kose. Nakoze amakosa menshi cyane. Naragukundaga, ariko nkabyitiranya no kugukeka, kugukurikirana no kugushinja ibyo ntazi. Nkoresheje interuro yo kuba naragukundaga kuko njye wa mbere atandukanye nanjye wa nonaha. Ubwo ndagukunda, kandi urukundo rwanjye rwiteguye kwita ku cyaguha amahoro cyose. Mu minsi yashize nakwitaga umuntu wanjye, ariko ngahora ngufata nk'umuntu uri aho w'umutungo wanjye nkwiriye kugenzura uko nshaka. Nakwamburaga amahoro, nkagushyira ku gitutu, nkakugira nk'uri mu rubanza buri munsi. Igihe cyose wabaga utamfashe kuri telefone nahitaga ntekereza ibibi. Sinigeze ngerageza no kukwizera. Nakwiciye icyizere buhoro buhoro, ndi kwibwira ko ndi kukurinda, ariko ntabwo
nyamara ndi kugutakaza. Nageze naho nkubwira amagambo agukomeretsa, ngakubwira ko nta wundi wakwifuza, ko kuba uri kumwe nanjye ari amahirwe udakwiriye kwitesha. Ibyo byose byaruswa n'ubwibone. Nari mfite ubwoba bwo kugutakaza, ariko aho kubyubaka mu rukundo nabikoze mu buryo bwo kuguca intege no kukugabanyiriza agaciro, ngo wumve ko uramutse ugiye utabona undi bituma ungumaho. Ndagusabye imbabarire ku byo nakubwiye byose, ku buryo nakuvugishagamo, ku kuntu naguteye kumva ko uri wenyine kandi turi kumwe, no kuba naremeye ko twishora mu mikino yatumye byose bigera aha. Ndetse n'ibya Beriyani, wa mukobwa naciye nimero ye, ibyanjye nawe ntibyarambye. Nete yarongera aramureba aramwenyura, aramubaza ati byarangiye bite? Ni wamaze ibyumweru 3 nca amazi se? Ndamati nyine Beriyani yanyemereye ko dukundana, ndetse byarantunguye ukuntu yahisemo umwanya we wose, nabo ntamuhamagaye akanyihamagarira. Muri ya masaha abantu bakundana bahamagaranamo, ayo nanjye akampamagaramo cyangwa nkamuhamagaramo, nkabikora ngamije kugira ngo numuhamagara usange muze wumve ko mbishakana nagusimbuza undi mwiza. Uko byakomezaga nagendaga mumenya bitangoye. Mu cyumweru cya kabiri turi kuvugana kenshi, yansabye amafaranga ambwira ko ngaye yataye mu ikofi, akaba abuze yo kwishyura muri resitora. Nitatu waramuhaye se? Nawe ati narabikoze, narayamuhaye ntabwo ari menshi, ariko nkimara kuyamuha naribwiye nti niba nsabye amafaranga mu minsi mike bene aka kageni, aho ntiyazangira nk'abanki ye. Natangiye no kwibaza ni aho ntiyaba yaremeye ko duhita dukundana kugira ngo ajye abunuka nk'uwariho udufaranga. Natangiye kumugereranya nawe, wowe koko warize, uri umusirimu kandi buri kimwe urakiha, ariko we nta kazi agira, ahora n'ingendo za buri munsi, ahora asaba. Ubushize bwo yambwiye ko atari buze kubona ukaza kumvugisha, ko hari inshuti yarajya gusura akanararayo, ko rero iyo bari kumwe badakoresha telefone cyane. Uko biri kose, aho waba ari abasore cyangwa abagabo yagiye kureba no kubaraza, bisa nk'aho umusore wese umuteresa atamusubiza inyuma, aramwemerera akaba agira utwamuryaho, ubuzima bugakomeza. Gusa kuvuga ibi ntabwo ari uko nari nanamukunze, wenda natangira kumukemanga nkumva ko nkwiriye kukugarukira. Ukuri nuko ntigeze mukunda. Twahuye kuri wa munsi gusa, ntitwongeye kubonana nyuma y'aho amaso ku maso, kandi nta kintu gikomeye kigeze kiba, uretse nyine ko namuhaye umwanya kuri telefone nkamuha n'utwo dufaranga. Nite yaramwenyura amubaza ati none se wowe uracyankunda? Kuki wabinkoze kandi uzi ko ngukunda nawe nkunda? Wumvaga birakemura iki? Tamati nabivuzeho, gusa nari nyiri mu mukino, nyiri gushaka kukwereka ko njye ntabona undi byoroshye, nshaka ko noneho wazajya unyubaha, utekereza ko nazanakureka, ariko mu by'ukuri nta n'umwe nigeze mfata nk'uko ngufata. Nta munsi n'umwe nigeze nibagirwa ko ari wowe umbereye, ko ari wowe umuntu nashakaga kuva kera nubwo nagukomeretsaga. Beriyani yabaye nk'igikoresho cyo kwigaragaza kuri wowe, ariko umutima wanjye wari ukiri kuri wowe. Naje no kubona ko ibyo ndi gukora ari ubuswa, ndabireka, ntangira kubona ko ndi kurushaho kwisenya no kugusenya. Nita ati none nawe ati ndacyagukunda, sinshaka gukomeza uko narindi, ndashaka guhinduka, ndashaka kukubaha, kukumva no kuguha amahoro. Sinavuga ko nzahinduka mu ijoro rimwe, ariko niteguye kubikorera, niteguye kwiga kugukunda neza. Nuramuka umpaye andi mahirwe, nzakwereka ko nshobora kuba undi muntu utari uwo kukugenzura, ahubwo mbuwe ushobora kwizera. Nita ati Tamu, nk'uko nabikubwiye, sinahita nguha igisubizo aka kanya. Urukundo nagukundaga ntabwo rwari ruke, hari byinshi byiza wankoreye ntazibagirwa. Njye nawe tumaranye imyaka 3, duhura bwa mbere twahuye nkigera inaha mu mujyi. Nageze muri gare, banyiba telefone n'amafaranga ndisaza, abantu bose bashungera banseka, bambwira ko ubwo nyine birangiye, ko ntakwiriye gukomeza gutaka. Ukimbona ni wabaye nk'abandi, wamfashe ukuboko njyana ku ruhande, uranganiriza, mbaza uko niyumva, mbaza uko bimeze, nanjye nkubwira ko ntari bushobore kugera ku muntu nari nje kureba ngo mbe ndi kubana nawe mu mujyi. Wigomwe utanzi, umpa telefone yawe ya gatoshi, turajyana utanga amafaranga yawe, nswapisha simukadi yanjye. Ngishyiramo simukadi, nibwo umukobwa twavuganaga yahise ahamagara ambwira ko yari yambuze, nkamubwira ko nageze muri gare, telefone ikazima nkaba nongeye kuyatsa, akambwira ko ngomba gutega moto nkamusanga. Waranyongoreye ngo ntamubwira ibyambayeho ku kanya, umpa amafaranga yo gutega, wampaye ibindi 5,000 ku ruhande bitari kuri ya tike ya moto, yiyongera kuri telefone. Muri iyo minsi wambere umwana mwiza, wanyitayeho umwanya. Ahari uko wari uzi ko wakoze byinshi mu buzima bwanjye, nibyo byaguhumye amaso, bituma utangira no kumva ko ushobora kungenzura uko wishakiye. Ariko njye naragukundaga,
bigatuma naho warengeye mbifata nk'urukundo rwinshi wankundaga, mvugane n'undi umusore utagufuhiye ntiyaba agukunda. Gusa Tamu, gake gake natangiye kurambirwa uko wamfataga, bitangira kumbabaza. Twarahura gukambwira ko maze gucya, ko nabaye mwiza, natangira kwishima ngo mbwiye neza, ukarenzaho ijambo rinkomeretsa uti abakobwa muva mu cyaro mutazi gutendeka, mwamara gusa neza mukibagirwa abakunzi banyu. Byarambabazaga cyane, nkibaza ninkomeza gusa neza azandeka? Ese nkomeje gusa nk'umunyacyaro nibwo yazajya yumva ko nzahora ndowe buri munsi uti wabaye mwiza, ubu ntabura abasore babifitemo uruhare? Nanjye ni ngukunda wenyine ntubyemere, utangira kujya unacunaguza mu gihe umpamagaye singufate, mu gihe usanze muze nkaba ntiteguye intambara. Mbese ibi bibazo singiye gusubiramo buri kimwe, hari ibyiza byinshi wakoze bituma nahita nkukuramo aka kanya, ariko nanone ndacyabishyira ku munzani kuko ibi nabyo ari byinshi. Ngaho ubutashye nzagusubiza ejo. Tama kigenda, mama wa Nite n'uwa Kiyame bazanye aho ku bitaro. Babonye ari gukira baramubaza baturi kumva hari akajyamo, nawe ati ahubwo umeze neza, nuko abaganga bambwiye ngo barabanza kugenzura mu minsi 2 barebe ko nasezererwa. Barishimye. Mama wa Kiyame ati niba gusezerere uzuburuhukira mu rugo muzaba mutaha. Mama we tumaze kuba inshuti, tujyana gucuruza no gutembera, uri kubona atarahindutse umunyamujyi. Nita sekata ahubwo wagira ngo sinigeze kumumenya, nari nzi mama wo mu cyaro, none uyu yabaye umunyamujyi, aba yambaye neza, asa neza, atangiye no kuvuga nk'umunyamujyi, uzi ko muzana no nkajya kumuyoberwa. Mama Kiyame ati nawe bitabera, baravuga ngo nuko bitinda kuza, muzigumire naho ahubwo, ubundi ko ari wowe na mama wawe gusa nimwakwemera tukaba twibera hano mu mujyi tukibanira. Ntita ati njye nsanzwe mpaba, ariko mama we sinzi niba yasiga amasambu na bene wabo mu cyaro ngaze mu mujyi, byamugora pe. Mama we nawe ati sinazi ntabwo mashobora rwose, ubu se ntaba ahantu nahinga nkabishobora. Kiyame nawe yivanze mu kiganiro aseka ati harya ubwo wa mwana twasanze mu rugo ubu ari kurubamo wenyine, nawe turiya se si umusore? Kiyame ati kariya kana buriya karengeje imyaka 13, nawe ati ni umwuzukuru wanjye, ubu ari kuba iwabo, azamura akagira utwo yitaha agasubirayo. Nyuma yo kumusura basubiyeyo, asigarana na Kiyame wari yiyemeje kumurwaza wenyine. Bakigenda Nite yikije umutima areba Kiyame mu maso, aravuga ati reka nkubwire inkuru numvise kera, uyitega amatwi ndakubaza ibibazo. Kiyame ati ubundi nicyo ngukundira, mbwira nguteze amatwi. Nawe ati hari umukobwa wakundanaga n'umusore cyane, ariko urwo rukundo rwabo rwari ruvanzemo amakimbirane, gukekana n'amagambo akomeretsa. Uwo musore yamukundaga cyane, ariko akabimwereka nabi, amugenzura, amubabaza, ku buryo uwo mukobwa yageze hagatangira kwibaza niba urwo rukundo rwari rukiri urukundo koko. Umunsi umwe mu makimbirane yabo bahisemo kujya mu mukino wo kureba uwabona undi muntu vuba, nk'aho ari irushanwa, buri wese agashaka kugaragaza ko ashoboye kurusha undi. Umusore yari gushaka umukobwa urusha umukunzi w'ubwiza n'indangagaciro z'umukobwa wavamo umugore mwiza, umukobwa nawe agashakisha umusore mwiza wavamo umugabo mwiza kandi akamuvamo vuba. Bakabikora mu gihe cy'amezi 2, buri wese akemeza mugenzi we ko baramutse batandukanye atabura undi mukunzi mwiza umukunda kandi urushaho bari bari kumwe ubwiza n'ibintu byose. Uwo mukobwa yaje guhura n'undi musore utaruzi na gati byabaye imbere, umusore mwiza ku mutima, umwubaha, umwitaho, atuma umukobwa atuza kuruta uko byari byarigeze, agira ituza atari yarigeze yumvamo mbere. Buhoro buhoro atangira kumwiyegereza, atangira no kumukunda, ariko ikibazo kikaba ari uko byatangiriye ku kinyoma no ku mukino atari yarateguye neza. Nyuma uwo mukobwa yisanze hagati y'amahitamo 2, yagombaga guhitamo umwe wamubabaje akamujyana muri iyo mikino, ariko barakundanye igihe kirekire, cyangwa agahitamo uwo mushya yibwiraga ko azakinisha umutima we, ahubwo akisanga ari we umukunze cyane. Uwo musore nawe ari uko, gusa we nta kuri kuzuye amuziho. None nkubaze inkuru wayumvise neza? Nawe ati nayumvise, ikibazo nuko irangiye vuba, irandasekeje. Nita ati yaba ari wowe musore wa kabiri, wa wundi utaruzi byabaye imbere byose, ukamenya ko uwo mukobwa yaje mu buzima bwawe biturutse ku mikino, ariko ukabona ko nubwo yaje atyo yagukunze by'ukuri, wakomeza kumukunda mugakomezanya mukazanabana. Kiyame yamwitegereje igihe kirekire maze aravuga ati uwo mukobwa yahuye n'ibintu bimubabariza umutima. Urumva gukundana n'uwo musore amukinisha, uwo bwo yari mu mukino, umusore ari mu rukundo kandi akomeje. Rero si ibintu byoroshye kubyakira ku muntu utarubizi akabimenya nyuma, ndavuga uwo musore. Gusa nanone
Uwo mukobwa yari arambiwe uburibwe umusore bakundanaga yamucishagamo. Ndamutse ndi umusore wa kabiri nakumva mbabaye, nakwibaza niba ibyo nabonye byose ari ukuri cyangwa niba harimo ibindi ntazi, cyangwa ko urukundo anyereka rwaba ari imikino ye nyine agikomeje. Ariko sinahita mvuga ngo sinamukunda. Urukundo si ikintu uhagarika nk'indirimbo wacurangaga muri telefone ugahita ukoraho rimwe igahagarara. Iyo umuntu yakugeze ku mutima ntubihagarika gusa ngo nuko hari ibyo yakoze utaruzi. Iyo abikubwiye nta kintu ushobora guhita ukora ako kanya. Ushobora kubabara cyangwa ukishima, ariko umwanzuro ntabwo uza ako kanya. Icyo nakora ni uko namuha umwanya ariko nanjye nkawufata. Nategereza nkabanza kureba niba yaragize ahatandukanye imikino n'ukuri, akamenya ko yibeshye kandi akaba ari gukora ibishoboka ngo abo agomba kuba we, akigira ku makosa ye ntazongere gukora ibintu nk'ibyo yakoze. Neta ati nshaka kumpa igisubizo kimwe kigufi, wamureka mugakunda nawe ukirengagiza imikino ye cyangwa wahita umwibagirwa burundu. Nyine iryo sesengura ryawe ryabaho, ibyo byose ukabikora uko ubishaka, ukamuha umwanya nawe ugafata umwanya, nuko bikarangira umukunze cyangwa wamwibagirwa burundu. Njyewe wimbwira inzira byacamo, wikoresha amaforomire ngo uca hano na hano na hano, ahubwo mbwira igisubizo cya nyuma, wakomeza kumukunda? Nawe ati sinamureka burundu, ariko nanone sinahita nemera ko dukundana ako kanya. Niteyikije umutima aramubwira ati Kiame, ndumva narakize neza, nuko bari gutinda kuturekura, hari ikintu nshaka kukubwira kandi untege amatwi witonze. Kiame ati noneho ni igiki? Mbwira ngo uteze yombi, nizere ko nayo ari inkuru nk'iyi. Nita ati Kiame, ngiye kukubwira ukuri kose nta na kimwe nsize inyuma. Kiame yabonye ubwoba yari agize, atamwegerera amufata ashaka kumwegamiza. Nita aramusunika ati gira hirya, inkuru ngiye kukubwira iragusiga mu buryo butandukanye nuko wari umeze. Ntuzana amarangamutima mu byo ndakubwira, ariko nibiba ngombwa ko uyakoresha mu kuri ubikore. Kiame yagize amatsiko abona nta mukino irimo. Nita yaramubwiye ati umunsi duhuraho si uko nabonye usa na Tito koko nk'uko naje mbivuga, oya nta naho muhuriye n'uwo Tito simuzi, byari ikinyoma. Nari ndi mu mukino, njye n'uwo musore twakundanaga mbere twari turi gukina. Kiame yiguka amureba mu maso, ntiyagira icyo avuga ariko amwereka ko ashishikajwe no kubyumva kuruta mbere. Yakomeje kumubwira uko byagenze igihe we na Kiame bajya hagati y'urusengero rw'abarokore n'urw'abagatolika. Arenze hati mu gihe twajyanaga papa wawe kuri uriya muvuzi, uko wanyitwaragaho, ibyo wambwiraga n'uko wanyumvaga byatumye ntangira kwibaza niba koko nyine mu mukino. Kiame yarumiwe aratangara ariko akomeza kwifata ntiyavuga kuko yarakeneye kumwumva. Nita yongeye kwitsa umutima ati Kiame, nagiye ngukunda cyane nkwimariramo, ariko nkibuka ko umusore wa mbere tutatandukanye. Uwo musore nubwo bwose twari turi muri iyo mikino, ntabwo twari twaratandukanye burundu ngo mwamenye ko ari guca mu nzira ye n'undi muye, ko nta handi tuzahurira kuri urwo rukundo tugiyemo ari urwa nyuma. Mu birori byakurikiyeho nabonaga ko ushaka kunyambika impeta, kuko wari utangiye kuvuga ibyo kukuba iruhande iteka. Ababyeyi bawe ukuntu bandebaga amagambo bivugishwaga ngo baraza gutanga impano bamaze kukumva, ngo baraza kumpemba njyewe ubwanjye bamaze kumva ibyo uri buvuge, numvaga byose byerekeza ku kuba uri buze kunyerekana. Iyo mbyemera ubwo nari kuba mpagaritse urukundo rwanjye rwa mbere burundu. Ntabwo twari twekemeranyije nyine ko rurangiye. Hari byinshi byiza nibukaga yankoreye nubwo n'ibi byari byinshi. Kubyanga muri bariya bantu nabyo byari kuba ikibazo. Sinumvaga ukuntu ndi buze kubihakanira imbere ya mama wanjye bwite, imbere ya papa wawe n'imbere ya mama wawe, kandi wari warabumvishije ko dukundana. Numvaga ngukunze, ariko nanone nkibaza ukuntu mu byumweru 3 gusa umuntu yahita guterera ivi imbere y'ababyeyi. Tamo nawe yaratangiye kongera kumpamagara, umutima uri kumva wamugarukira. Kiame noneho yaravuze ati burya n'uyu Tamo ukomeje kuza hano. Nita ati yego, nawe urabyumva, ibitekerezo byambanye byinshi. Numvise sihindutse nk'aho irimo kuzenguruka, iri kunzengurukana. Nagerageje kwifata ariko numva ntakibibashije, nuko naguye hasi. Kiame arongera amwegera aramubwira ati ngaho ibiganza byawe. Nita yatangiye kurira, amarira amanuka ku matama. Kiame aramuhanagura aramubwira ati wirira, ndahari ku bwawe. Nita n'ikindi gati mfite ubwoba ko ugiye kundeka, kandi nanjye namaze gufata umwanzuro ko utazasubirana na Tamo, ariko nibura umutima wanjye waruhuka. Kiame aramubwira ati sheri, Nita yarikanze turacyanyita sheri n'ibyo nkubwiye byose. Nawe turi we niko niyumva. Nakubwiye ko urukundo bataruhagarika nk'indirimbo umuntu acurangiraga muri telefone, ahubwo nshaka kuryama ukaruhuka ugakomeza gutuza. Imyanzuro yawe yose nzayishyigikira, humura turi kumwe. Nita yabuze icyo arenzaho, agerageza kuryama
ariko nta bitutsi cyangwa umunaniro yari afite, ni uko yumvaga nta kindi ari buvuge. Kiyame nawe yumvise bimurenze aba agiye hanze atekereza. Mu by'ukuri yakundaga cyane Nete, ariko ntiyarazi uko kuri kose. Yasubiye mu nkuru asubiza amaso inyuma aribaza ati ese ibintu byagenze nk'uko babipanze? Igisubizo ni oya. Nete we yaje mwakiriza ikibazo cya papa, nawe nk'umuntu wese wifuza gufasha abandi atekereza uko data yavurwa iby'imikino birangiriraho. Buriya se ntibyari birangiye? Yaraje mu kibazo nyine no kugikemura atakibuka yuko ari mu mikino, kandi koko byarakozwe, data yarakize. Bivuze ngo nubwo yaba ari imikino yarajemo, data wari ugiye gupfa byaramutabaye. Yarakoze gukina iyo mikino. Navuga ko bitari imikino kuko yemeye kuva mu mujyi akaduherekeza mu cyaro, akatwereka umuvuzi, kandi akemera kuba agumanye nanjye, agahagarika akazi ke. Yashoboraga gukomeza kunyina ari kure yibereye mu bye, kuko n'ubundi nk'umuntu waturangiye umuvuzi nari gukomeza kujya amuvugisha. Nanjye ndibuka uko nahise nihutisha ibintu, nkabwira mama ko ari umukunzi wanjye, mama akamukunda, papa we akamukunda kubi, mama we nawe yarankunze. Ubu se mvuga ko ngiye kumureka? Uko biri kose maze kumukunda pe. Nawe yaramaze kurambirwa urukundo rwe rwa mbere, kandi ari kuvuga yuko agiye kumuhakanira. Ikibazo ni uko yinjiye mu rundi rukundo atarabasha kwiyakira neza. Hashize akanya bitekerezaho, asubira mu cyumba asanga Nete yicaye yegamye ku rukuta ari kurira cyane. Yagize ubwoba wagira ngo n'ikindi kintu kimubayeho. Yibaje ikiri kumuriza, aramwegera aramuhanagura, aramubaza dufite ikihe kibazo. Nawe ati ndi kugerageza kwiyumvisha ukuri kwiyumva. Ni ukuri naragukiniye, narakubabaje, ariko ndagukunda. Nongeye kugusaba imbabazi. Kiyama ati wifuza ko bigenda bite noneho? Nawe ati njye namaze kwibwiza ukuri, kandi nawe nakubwije ukuri. Uwo nsigaje kubwiza ukuri ni Tamu. Nzakumubwira mbere yuko mva mu bitaro, n'ejo nzabimubwira. Namara kumenya ukuri, nawe nzumva ukuri kwawe. Kiyama ati se wiyemeje kureka Tamu koko? Nawe ati nabitekereje kera, ni ukumubwira umwanzuro gusa. Kiyama ati kuba data ari muzima niwe mbikesha. Ikindi nanjye nihutishije ibintu. Nubwo utari kuba ari mu mikino, ibyumweru 3 twari tumaranye kiriya gihe ni bike ngo ugeze ku rwego rwo gutera ivi. Twese dukeneye gufata igihe tukabyakira, kandi nzaba ndi iruhande rwawe, sinzagutererana. Nete ati none ugiye kubibwira ababyeyi bawe, urababwira ngo iki? Urababwira ukuri? Nawe ati ahubwo ntibazigere babimenya na rimwe. Uko kuri nta kintu na kimwe twazabamarira, ahubwo wenda twazabibabwira kera twaramaze kubyara. Icyo bakeneye ubu ngubu ni ukubereka umukazana bakunze. Uwo mukazana nta wundi, niwe bashaka wenyine. Nete yikije umutima, aramuhobera, aramubwira ati ndagukunda cyane. Kiyame nawe ati ndagukunda, humura nzagufasha kubicamo. Ubwo wafashe umwanzuro birahagije. Yamurebye mu maso aramubwira ati reka nkugire inama. Nushaka guhakanira Tamu, ntuzatume muza hano mu cyumba aho urwariye, kuko ni ibintu bizamubabaza cyane. Ukwiriye kuzamuhakanira mwica ahantu hari abantu benshi, wenda muri babiri nyine, ariko abandi babareba, ku buryo atagira ikindi akora uretse kubyakira gusa. Ushobora kumuhakanira nyine muri hano akaba yakugirira nabi, ariko muri ahantu hagaragara ntacyo yagutwara. Nakakugira inama yo kugumana nawe, kuko sinakwifuza kutandukana n'umuntu mwamaranye imyaka 3, ariko uko wababajwe niwo ukuzi. Umwanzuro wafashe ni umwanzuro ukwiriye wo gukiza umutima wawe. Niwahisemo kumureka kuko utamukunze, cyangwa ngo biterwe n'uko wabonye wenda njye murenzeho, nuko gusa watekereje ko kwiri urukundo rw'ukuri rutagushyira mu rubanza ruhoraho. Nita turatangaje. Ndabizi ko uri umuntu mwiza, ariko sinibwira ko bigeze kuri uru rwego. Kiyama ati urumva Tamu byanga bikunda ari iterambere murusha. Rwose we ko atitwara mu modoka za hano yateze, nyine ni kigaragaza ko hari ibyo murusha. Ariko icyo ngicyo cyaba aricyo cyatumye umureka gukundane nanjye, gusa nari kugushyigikira. Gusa wowe impamvu yawe irumvikana. Ni niyo mpamvu kubyakira binyoroheye. Ubundi ibi bintu mbwiye rwose binkuye umutima, biramangayikishije pe. Gusa nanone ntabwo nahita nkureka. Nta nubwo bihuye n'iriya nkuru bambwiraga bwa mbere, kuko muri iriya nkuru ntigeze ushyiramo ikibazo cy'umurwayi. Ntabwo wigeze uvugamo umuntu nka papa nyine warwaye akaremba. Wowe nyine navuga yuko twahujwe na papa. Ukuntu ikibazo cya papa wakigize icyawe, ukabibwira mama akabyemera, tukajya kumuvuza, bose bakagukunda, nibyo byanyongereye imbaraga zo kugukunda kurushaho. None rero kwire kumureka, hanyuma njye nawe tugafata igihe gihagije, tukareka kubyihutisha nk'uko nari mbikoze. Twabona koko dukwiranye,
tumaze kumenyana bihagije tukabana, tukabona nabwo bidakwiriye ko tubana tukabireka. Ku munsi ukurikira Tamu yagarutse kumva igisubizo. Nete yari yamusabye kuhagera mu masaha ya 5 aho yari azi ko abantu baba batembera hanze ari benshi. Yamusabye ko baganira mu busitani bwo mu bitaro ahantu munsi y'igiti. Kiame yagiye kure, yahagaze ahitegeye ngo abarebe uko biri buze kugenda. Tamu yari afite ubwoba bw'igisubizo ariko yifitemo n'icyizere gike. Yateze amatwi Nete amureba mu maso, mu ijwi rye rituje ariko rikomeye aramubwiye ati, Tamu, ndakubwiza ukuri, ibyo twanyuzemo byose ndabizi, ndabyibuka kandi sinshaka kubihakana no kubitesha agaciro, ariko ibyo ntibyahindura aho ngeze niyakira mu mutima wanjye kuri ubu. Twagerageje gukundana mu buryo bwacu, ariko mu rukundo hari huzuyemo gukekana, gutinya, amagambo akomeretsa no kutizerana cyane. Ntabwo nyiri kubona ejo hazaza hacu nk'uko byahoze, kandi sinshaka gukomeza kukubeshya ngo turacyari kumwe mu mutima, mu gihe mu by'ukuri namaze kumenya ko twese twakomeretsanyaga kurusha ko twubakana. Yikije umutima ariruhutsa, aravuga ati, niyo mpamvu gusaba ko twarangiriza hano. Ntabwo ari ukubera ko nagufashe nk'umwanzi, ahubwo ni ukubera ko tugomba kwemera ko urukundo rwacu rwarangira aho rwabereye imikino, nyuma yo kubaho mu bubabare kurusha kubaho mu mahoro. Nshaka ko twembi dufata inzira zitandukanye, buri wese akishakamo amahoro ye. Tamu yatangiye kuzenga amarira mu maso, ananirwa kuvuga. Nete nawe yagize agahinda, amarira amanuka ku matama. Tamu yabonye nawe arize, aramubaza ati, none ni gute wemera gutandukana n'umuntu kandi ukimukunda nawe agukunda? N'ikiniga Nete yaramubajije ati, Tamu, abantu bashobora gukundana cyane ariko ntibahuze. Urukundo si ikintu gito, ariko n'abantu baba batandukanye. Hari urukundo ruba rurimo amarangamutima menshi ariko rudatanga amahoro, rukaba nk'umuriro uri gutwika ibintu byiza by'agaciro. Twarakundanye yego, ariko uburyo twakundanagamo sibwo bwadufashaga kubaka urukundo, ahubwo bwagendaga budusenya buhoro buhoro. Wowe wankundaga mu buryo bwo gutinya ko ngukundiraho abandi, ugashaka kunca intege kugira ngo numve ko nta wundi wanyemera. Nanjye nkagerageza kukubwira ko ngukunda nubwo nari mfite ubwoba bwo guhora ngenzurwa. Twembi twari dufite urukundo ariko ntitwari dufite amahoro, kandi urukundo rudafite amahoro ntiruramba, rurababaza gusa. Tamu yihanaguye amarira ku matama, aramureba, aceceka akanya karekare, asa n'ufite byinshi byo kuvuga ariko burahera. Yarihanganye namubwira ati, Nete, sinigeze nifuza kukubura. Nari nzi ko ibyo nkora ari bibi, ariko ubwoba bwo kugutakaza bwari bwinshi kurusha ubwenge bwanjye. Nzi ko nagukomerekeje, ariko sinari nzi ko byagera aho nsezera burundu. Nari nizeye ko ari aho twagira tukikosora, nubwo ntari nzi uko twabikora. Gusa niba ari uko bigenze, sinshobora kuguhatira kugumana nanjye. Ndabizi ko nakubabaje pe. Nete yararize, aramubwira ati, Tamu, nanjye mbabajwe no gutandukana nawe, ariko nzi ko nzagenda mbyishimira. Umuntu ungana natwe nahita ahinduka mu ijoro rimwe nk'uko wabivuze. Uzafata igihe wiga gukunda no kwigirira icyizere. Igihe nikigera bizakugirira umumaro mu rundi rukundo. Njye nifuza kwakira ukuri kuryana ariko gukiza. Bye, reka dufate igihe turuhuka mu mitima yacu, ndabizi igihe kizaza kiduhishiye ibyiza byinshi. Tamu yatashye ababaye, Nete nawe asigarana agahinda. Kiame yahise aza yihuta amwicara iruhande, aramuhumuriza, aramubwira ati, hari igihe dufata imyanzuro myiza ariko tugakomeza kubabara. Kubabara kwacu ntabwo bivuze ko tutakoze ibintu bikwiriye. Niko biteye, rwose kubura umuntu iyo mwakundanaga, kumubura muri ubu buryo birababaza, ariko nanone ugenda ubyakira gake gake. Ndahari ngo ngufashe kwiyakira, kandi nzategereza, sindongera kugushora mu rukundo. Igihe nicyo kizagenda kidufasha kubona aho tugana. Njye nawe dukwiriye kumenya niba dukundana koko. Nete ati, Kiame, nshaka ko niba nsezeranye na mama duhita tujya iwacu. Biriya byo kuza kurwarira iwanyu tukaruhukira simbishaka. Nidutaha bizamfasha kwitekerezaho neza, kandi nawe ubona umwanya wo gutekereza. Kiame ati, byose biraba uko bishaka, ndagerageza kubyumvisha mama. Mu gitondo yagombaga gusezererwa. Nyina na se ba Kiame bifuzaga ko batahana mu rugo bakamara iminsi, ariko Kiame amufasha kumva ubusabe bwa Nete. Se wa Kiame yarababwiye ati, nimugende ariko nzaza kubirebera bidatinze. Bakimara kuva mu bitaro, Kiame yakomeje kubwira ababyeyi be ko akundana na Nete. Nete nawe akomeza kubyemeza mama we. Tamu we yarazi neza amakosa ye, yongeye kugerageza guhamagara Nete, ariko amubwira yuko yamubwije ukuri ko nta kindi cyamusubiza inyuma, ndetse yarengeje ati, ndakuboroka ahantu hose ku buryo nawe ndagufasha kwiyakira. Ukomeje kujya umpamagara nkagufata, ntatuma utiyakira vuba. Njyewe ndakomeje, ntabwo ndi mu mikino.
Nyuma y'icyumweru n'igice ababyeyi ba Kiyame bagiye gusura mama wa Nete. Nete nawe yari yaranze gusubira mu mujyi, ibintu byarasabye nyirinzu kubibika neza, ndetse aho yabaga yari yarashyizemo undi mupangayi. Muri iyo minsi yifashirizaga mama imirimo yo mu cyaro irimo no guhinga. Uwo munsi babasura bazanye na Kiyame. Se wa Kiyame yemereye nyina wa Nete kumuvugururira inzu, amubwira ko azajya avugana na Nete ku bisabwa byose. Yifuzaga ko umunsi yohereje abantu be b'abakire n'abandi bose batandukanye bagiye gusabira umuhungu we Kiyame batazasanga kuba mwana hasebetse na gake. Nyuma yaho Kiyame na Nete bagiye bavugana gake gake. Nete ari kuvugurura iwabo nyine mu mafaranga yakiraga avuye kuri se wa Kiyame, akomeza ubuzima byatamu bigenda bimushiramo gahoro gahoro. Nyuma y'amezi 6 nibwo we na Kiyame bongeye gusubukura ibyo kumuterera ivi. Kiyame nifuzaga kumutungura nk'abandi, ahubwo bateguranye uko bizagenda banabimenyesha ababyeyi. Haburaga icyumweru murumuna we akagaruka mu gihugu. Mu rwego rwo kumwakira, se yateguye ibirori abisubizaho ibyambere byo kwishimira ko yari yakize uburwayi byabereye. Yakiriye umuhungu wari umaze igihe mu mahanga, hanyuma Kiyame nawe aboneraho kwerekana umukunzi we, anamuterera ivi ku mugaragaro. Se wa Kiyame yahise atangaza ati, we na Nete mbahaye inzu, niyo nari ngiye kubaha igihe ibirori bipfa. Nete wanabaye akwiriye kuzabana na Kiyame mu nzu nziza. Nyina wa Kiyame nawe ati, mu birori bya mbere nanjye nari navuze ko ndamubwira igihembo namugeneye, maze kumva ibyo Kiyame ari kumuvugaho, kuko nari nizeye ko aramutwereka. Uyu musore wanjye uvuye hanze nari naramubwiye uwo Nete ari we nuko yadufashije, ambwira ko amuhaye imodoka. Nongeyeho make mugurira imodoka nziza kurushaho, ariko sinahise nyimuha, nakomeje kuyibika. Naravuze nti nibibitse nzayimuha undi munsi kuko ibirori byahise bihagarara. Nete byaramburenze azenga amarira mu maso. Uwo munsi wabaye w'ibirori gusa, birimo ibyo kwakira murumuna wa Kiyame no kwerekana Nete, ndetse abakire bahise babasaba gutegura ubukwe vuba. Intwererano zabo batangira kuzitanga ako kanya. Nyuma y'ukwezi n'igice ubukwe bwarabaye. Nete yajyaga kumva aratambo rimwe na rimwe, ariko ntiyatinyaga kubibwira Kiyame ngo amubwire uko yiyumva. Ndetse no ku munsi w'ubukwe yamubwiye ko amukumbuye. Kiyame aratuza ntiyarakara. Yarabizi ko yihaye akazi ko kuzagenda amuturisha, amwinjiza no muri uwo mubano mushya. Ubukwe bwabaye Tamu ataratekereza gukunda undi mukobwa. Yajyaga kwinjira mu rukundo akibuka ko ari ubwo ufite ikibazo, bigatuma yiha ikindi gihe cyo kubanza kwigenzura neza no kwimenya. Gusa yizeye ko namubona azagerageza kumubanira neza, kuko yigiye ku byabaye hagati ye na Nete. Kugeza uyu munsi Nete na Kiyame babanye neza, kandi ibya Tamu yabyibagiwe kurushaho, kuko hamariye gukora ubukwe inshingano zabaye nyinshi. Mu gusoza iyi nkuru hari ubwo waba wumva ko Nete ari gukomezanya na Tamu, kuko nubwo yamukoreraga biriya byose yabiterwaga n'urukundo rwinshi yamukundaga. Gusa wibuke ko nubwo Tamu bari bafitanye amateka y'urukundo, yaravanzemo ububabare no kutizerana, mu gihe Kiyame we yamuhaye gutoza. Yageze ku mwanzuro w'uko urukundo rutarimo amahoro ruba rutangiye gusenyuka, nubwo rwaba rufite amateka maremare kandi akomeye, ndetse ko n'urukundo rushya ruba rushobora gutuma umuntu agira amahoro, ariko rukaba rukeneye igihe gihagije n'ukuri guhagije kugira ngo rube rwuzuye. Niyo mpamvu yahisemo kureka gukomeza kugundira Tamu nubwo yamukundaga mu bihe byashize, kuko byari bimaze kugaragara ko bombi bakomeretsanye. Yahisemo kwirekura akabanza kwiyubaka no gushaka amahoro y'imbere ya byose, aho kuguma mu ruziga rw'uburibwe. Ese wowe tugeranye ku musozo w'iyi nkuru, urumva yarahisemo neza? Nizere kuri buze kuduha igitekerezo, ukaduha na subscribe kuri iyi channel niba utarabikora. Naho mu zindi nkuru z'ubutaha.